Imana mu bumana bwayo no mu bwiza bwayo n'ibyiza byinshi duha ntikundwa na bose. Satani mu bubi bwayo n'ubugome bwayo n'ibibi yadukoreye byose ntiyangwa na bose. Ujye utekereza ngo abantu bose bagomba kugukundira iki? Ujye ugira ubwoba ngo uzangwa na bose? Ntibishoboka. Ngo uteguze nibi kandi nkumarire. Ntabwo abantu bazakwanga gusa, ahubwo bazakwangisha n'inshuti zawe zirangaye, bakwangisha abana bawe nimba barangaye, nibasanga n'ababyeyi bawe barangaye bazabakwangisha, nibasanga n'abaturanyi barangaye bazabakwangisha, nibasanga n'abakristo yoboye barangaye bazabakwangisha, nibasanga n'abo mwiganye barangaye bazabakwangisha. Ariko uko bimeze kose babarira nkwibusira ijambo, bazakwangisha inshuti zawe, bashobora kukwangisha ababyeyi bawe, n'abana bawe barangaye bo bakwangisha, ariko nta muntu uzakwangisha Imana. Nta uzaja kubwira Imana ngo mwange ngo Imana imwemerere. Ivyo birahagije. Kubukundwa n'Imana yirakuze kandi kwitayeho. Ariko kandi tujye tureka kugarukiraho, tujye tugarukira no ku kindi dutera intambwe imbere, tuvuge ngo nimba ivyo abantu bakuziza ari ukuri wabihinduye, nimba ivyo abantu baziza ari ukuri nabihinduye. Erega ntabwo turi abamarayika, n'abamarayika ntibakundwa na bose. Ntabwo turi Imana, n'Imana ntikundwa na bose. Turi abanyantege nke, turi abanyamanya, turi abanyabyaha. Ivyo abantu batwangira birahari, tubikosore, ariko tugabanye kwishira hejuru no kwisobanura kutari ngombwa. Shalom shalom. Rule your atmosphere.